Ubuzima bwa high school ni urugamba rutsinda bake. Akenshi hari abadaha agaciro ubuzima tubayemo cyangwa twabayemo bwa high school. Ugasanga akenshi mu miryango yacu twahawe akato bitewe n'ibishuko cyangwa amakosa twahuye nayo. Bigatuma icyizere ababyeyi batugiriraga kiranga bitewe n'ibyo byose. Gusa hari icyo nibaza. Ese nitwe bibaho gusa? Cyangwa nuko ubw'ababyeyi bacu byabagaho bakaba bigiza nkana? Gusa wowe wanakarije icyizere bitewe n'ibyo wumvise, nanjye sinjye mba numva nshaka guhinduka. Ubuzima bwa high school ni urugamba rukomeye. Nawambwira rero ya gahunda yewe mbwira uko ubyumva nta kibazo ubizi se kumva amariko bwawe urumva cyagizwe twavuze ugomba kuza ukansura tukaganira tukavugana tukishima mbese nyine riga ikibazo cyawe like okay kuba naza nkagusura ibyo byose bikaba nta kibazo subizi se ikibazo cyawe nujya ungurira ngo ayo manyama izo nzoga ngo ninywere numve nyine meze neza like nk'ungunyeje mu $10 itashira natanakize riga wowe ntabwo wumva impamvu yego ntabwo nakubwiye unahinduye akazi cyagiye twamenyanye ndi umukene unahinduye akazi basigaye bameka 1M all like wow ndumva ari byiza noneho nese why uma 10K usiga ufite amafaranga angana gutya ibintu utakoze kuva kera nawe nibwo ngiye kubikora rero ngiye kukwiyereka aha tuvuga ati mfite umugabo nkunda okay Kuri Sandra nkunda cyane mbanje kugusuhuza. None ndagusabye nkuko nabikubwiye kenshi ko ngukunda. Ndakwinginze nawe ngo umuhumurize umutima utarahaba kuko ikibazo cy'urukundo ngukunda kiranumika. Nkabura amahoro n'amahwemo. Sandra ndagukunda cyane. Ku buryo n'icyaguha amahoro cyose nicyo cyane niyo cyaba kinsaba ubuzima bwanjye bwose nakwemera nkabutanga ariko ukabaho unezerewe. Ariko mana nk'uru rukundo koko kuki utarumpaye? Ako Passy bura ntabwo ubona ko ngukunda koko? Passy nzagukunda nzabikwereka. Icyampa ukabona ko inzira urimo wayobye ubundi ugahindukiza umutima wawe ukawunyerekerezaho. tuganire tunywe amayoga rusaza rurumva koko arakoze kunyohereza ko njye kwinywera bakanihamagara undi muntu kibazo nani batera nsanze hano yanyico we mvuri ari kunyohereza $10,000 ndashaka undi mamagara kugira abagabo nabo babakene nabukwere isaraba yayifashe tureba rongeye kudumba 10 twe ko kari gukomeza nesha umutwe oui na like phone yari kutereba animateur ya rukuntu ageze urumva mba nihishe rero nandi mo kutinya nangize ngaraje mitangupa mbega wowe usiko nari
uhangayitse oya shedi naguhangayika ameze neza nta kibazo none wari umuti tutaranoza gahunda neza nese niki turavuga none twapanze ko ndaza kukureba se ariko kumva ntabwo nyibagiye nyine hari inshuti yanjye tubana usigaye ujya muri kagakungu k'abahungu munyurwa mu bantu ujya urabizi ko nakunda guteka nazanye umuhungu wagiye w'inshuti yanjye turafashanya akamfasha guteka kugira ngo ngiye narabishika neza nta kibazo noneho dupanga iki aho kurabizi diru zose tugirana amafaranga amafaranga ni igitabuze ni nk'inda ku mutindi abwira urumva nyine nuko nakubonye ubwo utazanye undi byatuma tutishima neza kuko yaba tuba Sandra bitese Shamsis chance game mbona utikoraho nikoraho guteze use hari aho mbeshye koko shawa mbeshye gusa nyine wa mutipe yamaye ubutumwa ngo mbugushyitseho mutipe wiye mutipe se hari undi utari Passy ariko reka mubwire ni kangahe nahere nkubwira ngo ntukaze wirirwa umbwira Passy muri ako kanwa kawe ubundi se kubeshya ari wowe ahora tuma buri munsi kandi mbikubwira reba imbari ibintu mufite mupanga mujye mugenda mu bipange mwenyine ugende umubwire yuko ubutumwa bwe nabwo nyeneye sibyo oya wirakara Sandra nta bintu dupanga birenze njyewe mbanje gusoza ubutumwa bayamaye ibindi ushatse kuvuga rwose ntabyo nzi ubwo ushatse kumbwira ngo nzashaka undi muhoga nzana nawe kuba ko hari undi muhungu aho ngaho nyine uzazana inshuti yawe kugira ngo nawe bari mu byabo natwe tujye mu cyumba tujye mu byacu ese kuri siko basi ngiye nawe tuziranye dufite uko bigenda ubwo urumva uwo mwana nzamubwira ngo iki urumva nzoshya umwana w'abandi ngo ngwino tujyane gusura abahungu gute urumva udatangiye kungora uravuga ko ari ahantu ujyanye wumvise yanjye urumva umukobwa tuzaba twabamenyemo bazahita bibwirana bahita bamenya tuzamuha amayoga menshi tunawe n'inyama ibyo azahita byirengagiza ndumva uri kumupfuka like ubu nzafata umushuti wanjye umubwire ngo tuze reka umushuti wanjye nzi ndaza kumubwira numve nimba yabyemera like ariko sinzi nimba namubwira muri iyo bubwo buryo ubwo nzamubwira nyine tuzane ko dusohotse ubwo nyine ibindi nimwege muzabyikorera ko ntabwo nabona uko musobanurira ahubwo umva rero reka mubwire ubutumwa sinzi birimo pe ako ugenda umusubiza ubutumwa bwibwire ko nta butumwa bwiwe nyeneye none se Sandra ahubwo si bya byiza nawe umwandikiye ukabimubwira ko ibyo bintu byose uvuze ntabwo mfite umwanya wo kubisubiramo wumva ari uko nyine byakagombye kumera kanze nanjye ngene nandike ubutumwa nyine mbuguhereza ugende ubumushyire cagasuzuguro ubwo se buri ikiza se ukabona bimushyirira mbari ko wumva ushaka ko byakagenze ndaza kugenda mbumushyire none ngenda bumwishyirira ubundi mubwire yuko umutima ukunda imbwa zawuriye sibyo ahubwo ibyo nibyo byiza ibyo nibyo byiza ko nibaza afite byose yabikubaza ukabasha kumusubiza murebana ukajya ahora areka kukwiruka n'undi utamukunda sana arebe umutima we ukava mu rujijo ndibuze kubimwibwirira ubundi ibyo byose byo kuza ajya ahora anesha umutwe ntabwo nkeneye kubyumva pe bwakira sawa rero njye nasohosaga ubutumwa
na Passy kuko abambaza iki Passy igihe nahereye umubwira yuko kujya mu rukundo nawe bitashoboka ntabwo aba ari kubyumva koko wi ndi kukumva chérie kukubwira inshuti yawe ntabwo wabibwira ibyo byose kamwe mu maze gukura cyane ewe mubwira ati ngwino dusohoke nta hantu nshaka kujya kuvuga tukagenda ku gihe tubundi tukigabukira nzamubwaza nyine tujye kwirira like ubwo nyine nima mugeza uzabwira uwo musore wawe ko gahunda ari iyewe nawe nazaba umwana ewe ntabwo ugomba kuba umwana kandi umenye ko tuzanaba amafaranga turabizi ko muri kantine mugomba kurya umva kambwira 10,000 jya ubunyohereza urabizi nta kintu amarira urabizi muri kantine ibintu birahenze kandi banyeneye ibintu byinshi rero nyeneye amafaranga menshi uwo munsi nutama amafaranga nk'uko mbyifuza nakubwiye ko usigaye impembwa miliyoni ubu basigaye banyita Mr. Money okay sawa nta kibazo nzayibona sejo bundi se nkaza kukureba oya shiri ugomba kuza none ukaba ugenda wishyiteho urebe ko igifu cyakira ubundi nanjye ndabona banzaniye dosiye ngomba gusinya ndaje mbanze dusinye nta kibazo kazi keza shere wanjye umwe kazi keza take care too bro nyine impamvu nari nguhamagaye nta yindi pe no kugira ngo musabe imbabazi ubushize waje hano niyo ntabwo wasanze mu bintu bidakwiye n'iki nifuzaga ko nagusaba imbabazi sita warambabaje ibintu wankoreye ndumva ntashaka kongera kubyumva cyangwa bigarure muri jewe ahubwo niba ushaka kutuganira shaka ikindi kiganiro kuko kiriya cyose sishaka no kongera kucyumva mu matwi yanjye bro nyine ndabyumva pe narakubabaje nanjye nijoro naraye njyamye mbitekerezaho mbura amahoro mbura ibitotsi nanjye numva ko nawe mutima w'umuvandimwe nkawe kugira ngo ubashe ukusanga muri biriya bintu kandi none ikindi undi unangira inama ukanamfasha n'ubuzima bwanjye watumye bugera kure ntera imbere waramfashije mu mibereho yanjye ni ukuri please ndakwinginze mbabarira ni ukuri bro please okay kugira ngo nkubabarire ni ukwemera nkirukana uriya mwana wansuzuguje sinakomeza kumuyobora umva ndi kwicara nkatekereza ukuntu wabaga uri kumwe na Kariza mwicaye muri kuganira muri guseka mwumva urababaje ese uri kwitekerezaho gute nyine babyangoye nabuze uko nifata abandi nabo ntabwo banyiyumvamo nka Kariza nyine yamaraga irungu ubu nsigaye ndi bowadi mu kwiga nkumva nyine ntabwo biri kugenda kuko nyine reka nkubwire nubwo Kariza tutari inshuti cyane ariko reka nkubwire ngenda namukumbuye hari igihe kigera nkatekereza ya nzobe yiwe nkavuga mana yanjye Kariza ariko tugire tuzajye kumusura sibyo tuzashaka ukuntu tujya kumusura twatoroka twashaka telefone ukuntu tuzabigenza tuzabanza dushake telefone hano mu kigo dutire telefone nyine ubundi tumuhamagare tumubwire yuko dushaka ukuntu tubonana nyine twatoroka nyine kuko kundi tugiye bamwe bagiye muri refe twebwe tuzagenda nyuma de nagazamenye ibyari byo tugende tumusuhuze twongere tugaruke nta kibazo aho kugira ngo shwane n'umuvandimwe nashwana n'uriya mwana kandi koko no kubivuze n'umwana pe nitekerejeho naye nitekerezaho numva kabisa ibintu mbwira nibyo numvisha ari ukuri ibintu nari ndimo ntabwo byari bikwiye najyana n'ukuri n'ubu nyiguhanze amaso ndacyagusaba imbabazi umbabarire kumwirukana umwirukane pe nta kibazo bro nta kintu bimbwenge noneho wibutse ko nagize umumaro mu buzima bwawe okay bro
ndakwinginze mbabarira bajya bavuga ngo usabye imbabazi arazihabwa kandi umenye ko ari wowe muvandimwe mfite ni wowe ndeberaho buri kimwe cyose ubimenye se bro ndabizi uri umuvandimwe ukambera n'umubyeyi sibyo ni wowe data ni wowe mama ni wowe mbikeje ikije cyo kubyibuka ari kumaze kunsuzuguza abana bo mu ishuri yoboye fata abana wigisha ukabasuzuguza bro bas ndakwinginze sibyo mbabarira n'ukuri ndakwinginze mbabarira ntago bizongera ako bro bas nyine okay sorry reka mbanze nkwakire nongeye kwakira ndabizi ko ukunda ka ngwase ahubwo ukunda reka nkuzane cyane rwose n'inyota rimere nabi erega buri ranjye sinkwanga ahubwo mba ngira ngo mugire inama y'uburyo ki wakiteza imbere uzagira ejo heza uzabona umukire utabashije gusaba wowe ubonye wari wese ndabizi cyane so chance Asomye abantu bisegeshe iki kawe mu bagabo cyarananiye nasi naye kumukira sibyo byiza Sandra badufashe mana ninya gutoro kuko ndeba uko banumva ari ibintu bigoye sinzi ukuntu ndi kwiyumva pe bigenza bite se kandi ndi kumva Edimo ntabwo uri kumuhumurirwa Edimo se yaba aturutse henge yaba mpumurirwa gute shana imbere y'Imana ndi kumva wajya hano hafi ya Edimo pe ariko tekereza neza Edimo wavuye muri iki kigo kera se yabagarutse muri kino kigo akajya gutangira ubuzima bwo hanze urumva yabaza kuva muri iki kigo gukora iki nyamara ndi kumwumva Ange mbese iki kigo yabaza kukibaza iki mbwiye kuko reka nsoke hanze wasanga hari njye ndebe wasanga negereje aje kundeba pe nyamara ufite ikibazo Edimo se Sandra wamaze gusara siko Sandra arwaye toroma maratekereza ibintu bidahari koko se Edimo aturutse hehe koko kanje ndebe ikibazo ku masomo amanota y'isomo ryanjye iyo yafite arananiye pe rwose naho turavukana baramutoraguye Edimo! Yesu Edimo! Sandra manuka wareke ko ndi kureba Edimo sari hehe hari Edimo nawe uhari kandi mujyanye nandi kumubona hari ariko nawe uhari ye uri muraroza Edimo sinzi umuntu umutwaye ariko uza ngino tugende Edimo nawe uhari nyamara hari Edimo nuko nazanagiye ntabwo yagaruka hano Edimo